Aleluya. Reka dushime Imana, tuyihimbarize ibyo yakoze, kuko niyo yonyine yo guhimbazwa. Mu by'ukuri nejejwe nuko nkihumeka umwuka w'Imana ku buntu, kandi namwe mukaba mugihumeka umwuka w'Imana ku buntu, izina rye rihabwa icyubahiro. Hari haciyeho iminsi nta byigisho ntegura, nyamara si uko ibyigisho byabuze, ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. Rero nizeye kandi ntashidikanya ko Uwiteka yabarinze. Rero mbere yuko dukomeza n'icyigisho, reka tubanze dusenge, twishyire imbere y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ni we duhanze amaso. Ibyacu reka bye kwitabwaho, ahubwo hitabweho ibyawe. Utubabare ibyaha byacu kuko turi abagome, kandi uturinde umwirato uwo ari wo wose. Ijambo ryawe abe ari ryo ryererezwa, iryacu ntiryererezwe. Ubutumwa wateguye abe ari bwo dushoboza kugeza ku batuye isi, kandi utwungura ubwenge muri uru rugendo. Ari jyewe ugiye kuvuga, n'abazumva twese tukugireho umugisha. Ibyo abe ari byo bibaho nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu. Amin. Reka nanone tujye mbere. Hari amagambo aboneka muri Bibiliya mu gitabo cy'Abafilipi, igice cya 4 umurongo wa 13. Reka tuhasome. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13, haranditswe ngo: Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 haranditswe ngo: nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo Yesu adahari, ibintu byose umuntu ashobora gukora cyangwa se kugambirira, byose Yesu niwe ugomba gushyirwa imbere, ibindi bikaza inyuma. Hari andi magambo aboneka muri Bibiliya avuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Uwo ni Kristo wivuga. Nibyo koko hari igihe abantu dushaka kurwana urugamba twenyine, nyamara urwo rugamba Kristo atabarimo ntabwo turutsinda, ahubwo turatsindwa. Mbere yuko dukomeza n'icyigisho Uwiteka yashimye ko kitugeraho, tugiye kubanza dusoma amagambo ari mu gitabo cy'ivugabutumwa. Turasoma kuri page y'ijana na 50 n'ijana na 51,
hanyuma turasoreza kuri paje y'153. Kuri paje y'150 hari amagambo avuga ngo ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Yigisha abantu inyigisho zoroshye Kristo yajyaga yigisha. Babwira igitekerezo cy'ubuzima bwe bwo kwigomwa n'igitambo cye, gucishwa bugufi kwe n'urupfu rwe, ukuzuka no kuzamuka akajya mu ijuru kwe, ndetse n'uko asabira abanyabyaha mu ijuru. Mu iteraniro ryose haba harimo abantu umwuka w'Uwiteka abagenderera imitima yabo, bafasha gusobanukirwa n'ukuri, bamanyagura umutsima w'ubugingo, kandi ubashishikarize kwita ku bibazo by'ingenzi bireba ubugingo bwabo. Kuri paje 151 haranditswe ngo ubutumwa umunyabyaha akwiriye kumva n'ubu ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngubu butumwa umunyabyaha akeneye kumva. Aya magambo wayabona muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Umusaraba ni urufatiro rw'ikibwirizwa cyose. Igitambo cya Kristo cyabaye impongano y'icyaha, niko kuri gukomeye ukundi kuri kose. Igitambo cya Kristo cyabaye impongano y'icyaha, niko kuri gukomeye ukundi kuri kose gushingiyeho, kugira ngo kumvikane neza kandi kunyura imitima y'abantu. Ukuri kose ko mu ijambo ry'Imana, uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, kugomba kwigwa mu mucyo umuri kuva mu musaraba w'i Karuvari. Mbashyize imbere ikimenyetso kinini kandi gikomeye cy'imbabazi no kugirwa mushya, agakiza no gucungurwa. Icyo kimenyetso ni umwana w'Imana ubambwe ku musaraba. Umusaraba ni wo ugomba kuba urufatiro rw'ikibwirizwa cyose abagabura bacu babwiriza. Kristo no gukiranuka kwe. Ni mutyo Kristo no gukiranuka kwe aba ari insanganyamatsiko yacu y'ingenzi n'ubuzima bwo kwizera kwacu. Aya magambo ndayasubiramo. Kristo no gukiranuka kwe. Ni mutyo Kristo no gukiranuka kwe aba insanganyamatsiko yacu y'ingenzi n'ubuzima bwo kwizera kwacu. Paje 153. Ubutumwa bukuri bwakenewe iki gihe. Turashima Uwiteka tubikuye ku mutima, kubera ko dufite umucyo utangaje tugomba kumurikishiriza abantu, kandi turishimira ko yaduhaye ubutumwa bwagenewe abo muri iki gihe. Bukaba ari ubutumwa bw'iki gihe, ubutumwa buvuga ko Kristo ari we gukiranuka kwacu, bwazahuye abantu benshi, kandi Imana irabwira ubwoko bwayo iti nimukomeze mujye mbere. Muri aka kanya tugiye kwigiga icyigisho kivuga ku kwirinda, ariko mu nzira y'ubutumwa bwiza. Isomo twahereyeho mu gice cya 14 cy'Abafilipi umurongo wa 13. Hari amagambo twasomye avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abantu benshi bigishwa ibyigisho byo kwirinda, ariko ibyo byigisho bikigishwa
nta Yesu ubishoreye. Iyo ibyo byigisho byigishijwe rero, ari ubyigishije n'ababyigishijwe, bose nta n'umwe wungukirwa kuko Yesu aba yabuzemo. Hari amagambo ngiye gusoma kuri paji 149 muri iki gitabo cyitwa Ivugabutumwa, avuga ngo ikibwirizwa kimeze nk'ituro rya Kayini. Benshi mu bagabura bacu bagiye bapfa kubwiriza, bagasobanura ingingo runaka, batanga ibihamya bishimangira ubuhanga ibyo bavuga. Nyamara benshi mu bagabura bacu bagiye bapfa kubwiriza, bagasobanura ingingo runaka, batanga ibihamya bishimangirana ubuhanga ibyo bavuga. Nyamara bakavuga gake cyane ku mbaraga ikiza y'umucunguzi. Ubuhamya bwabo bwari bubuzemo amaraso akiza ya Yesu Kristo. Ituro ryabo ryasaga n'ituro rya Kayini. Yazaniye Uwiteka imbuto zo mu butaka, kandi izo mbuto ubwazo zari nziza mu maso y'Imana. Izo mbuto zari inyamibwa rwose, ariko ukuri kw'igitambo, ariko maraso y'umwana w'intama wasogotwaga agashushanya amaraso ya Kristo, kwari kubuze mu gitambo cye. Uko ni nako ibibwirizwa bitarangwamo Kristo bimeze. Bene ibyo bibwirizwa ntibicengera mu mitima y'abantu ngo bibatere kubaza bati, nakora iki ngo nkizwe? Mu bavuga bose ko ari abakristo, abadivantisite b'umunsi wa karindwi bari bakwiriye kuba nyambere mu kwerereza Kristo imbere y'abatuye isi. Ibibwiriza byose bivuga iby'ubuhanuzi, ariko ibyo bibwiriza bikaba bibuzemo Yesu. Ibyo bibwiriza uko byaba bimeze kose, uko byaba bikangaranya kose, biba bimeze nk'ituro rya Kayini. Tugomba kwigisha ibibwiriza bivuga ku buhanuzi, ariko imbere y'ubwo buhanuzi Yesu Kristo, gukiranuka kwacu agomba kuza mbere. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, kandi ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ingingo yose y'ikibwiriza igomba kuba ishorewe na Kristo gukiranuka kwacu. Ni nayo mpamvu tugiye kwiga ingingo ivuga ku kwirinda mu nzira y'ubutumwa bwiza, cyangwa se mu nzira ishorewe na Yesu gukiranuka kwacu. Mu gitabo cyitwa Temperance cyangwa se kwirinda, hari amagambo tugiye kwiganamo. Abantu benshi tugerageza kwirinda, nyamara kubera kuko kwirinda nta Yesu ubugushoreye, birangira dutsinzwe rwose. Kuko urwo rugamba rwo kwirinda tuba twarugiyemo twenyine, bikarangira dutsinzwe. Yesu niwe pfundo ry'agakiza kacu, ibindi bikaza nyuma. Iyo Yesu atari mu kibwiriza, ibintu byose birapfa. Ndinginga kugira ngo Uwiteka abane natwe. Kwihana, ibanga ryo gutsinda. Kutirinda ni icyaha. Kunezeza ibyifuzo birwanya umubiri, unywa icyayi, ikawa n'itabi cyangwa igisindisha, ni ikimenyetso cyo kutirinda, kandi biba bigiye gusakirana n'amategeko y'ubugingo n'ay'ubuzima. Ibyo binyobwa byabuzanijwe ku muntu bifite ingaruka ku mpagarike ye
Imana itigeze yifuza kuri buri umwe mu bagize umuryango wa muntu, kutirinda n'icyaha, umubabaro, indwara n'urupfu, nizo ngaruka zitabura. Aya magambo wayasoma mu gitabo cyitwa Evangelisme, igitabo cy'icyongereza paji ya 266. Tugeze ku kagengo kavuga ngo iyo umwuka wera dukoreramo, iyo umwuka wera adukoreramo, ikintu cya mbere cyo gukora kandi cy'ingenzi cyane ni ukugera ku mitima no kuyemeza mu kuyumvisha ko Umwami wacu Yesu Kristo yikoreye imitwaro y'amafuti yacu, ko yifuza kubabarira ibyaha byacu no kudukiza. Inshingano yacu ni iyo kubagaragariza ubutumwa mu buryo busobanutse kandi bushoboka. Igihe umwuka wera adukoreramo, imitima ititeguye kugaruka kwa Kristo iremezwa. Umunywi w'itabi areka itabi rye, umunywi w'inzoga igisindisha cye, byose arabireka. Ntabwo bari kubasha gufata ibyemezo nk'ibyo iyo bataza kwakira amasezerano y'Imana kubwo kwizera kwerekeye kubabarirwa ibyaha. Iyo mwuka wera atsinze umunyabyaha, amwemeza ibyaha bye, maze umunyabyaha akihana icyaha. Icyaha niyo nkomoko y'ibyaha, kuko ni igiti cyera ibyaha byinshi. Icyaha rero ni kamere. Nta muntu n'umwe ushobora kunezeza Imana igihe agifite umutima wa kamere. Rero umwuka w'Imana icyo akora ni ugutsinda umunyabyaha. Iyo amaze gutsinda umunyabyaha, amwemeza iby'icyaha cye, maze umunyabyaha yakwihana akababarirwa. Tugeze ku kagengo kavuga ngo icyo umuntu akeneye kuruta ibindi. Kristo yatanze ubugingo bwe kugira ngo acungure umunyabyaha. Umucunguzi yari azi ko kutirinda gutera intege nke zikomeye z'umubiri n'iz'ubwenge, kandi ko kubuza umuntu gutandukanya ibyera kandi by'iteka. Yari azi ko gukunda kwinezeza kwe kuzayobya imbaraga z'ubwenge. Ko mbere ya byose umuntu yari akeneye kubanza kwihana kw'impagarike ye yose, umutima, ubwenge n'umutimanama, no guca muri iyo mibereho yo kwinezeza ubwawe ukagera ku mibereho yo kwigomwa no kwitamba. Aya magambo bayasoma mu gitabo cyitwa Medical Ministry, paji ya 264. Abantu benshi tujya turwana intambara zo gushaka kwihana, nyamara Kristo niwe udushoboza ibyo ngibyo, nk'uko icyigisho cyatangiye kibigaragaza. Niba hari ingeso yakunaniye, iyo ngeso ntushobora kuyireka kereka Kristo wenyine ari we ubigushoboza. Fata iyo ngeso uyimushyire, niwe wayipfiriye. Wowe ntabwo wigeze wipfira, hari uwagupfiriye. Urarushywa n'iki? Jyana ibyo byaha byawe ubishyire Yesu, yiteguye kugukiza. Tugeze ku kagengo kavuga ngo umuntu ubwe ntazabasha kubigeraho. Kunywa itabi byijimishije ubwenge bwa benshi. Kuki ako kamenyero katarekwa? Kuki hatabaho guhaguruka ukavuga uti ntabwo nzakomeza gukora icyaha igihe kirekire no gukorera Satani? Kuki hatabaho kwerura uti ndashaka kureka iki kiyobyabwenge kiroze? Ariko umuntu ubwe wenyine ntazabigeraho. Kristo aramubwira ati ndi iburyo bwawe ngo ngufashe. Nshuti zanjye, bavandimwe na bashiki banjye, nta muntu n'umwe ushobora kwikiza icyaha n'ingeso yamubase. Ntabwo bishoboka. Kristo wenyine gukiranuka kwacu niwe ugomba gukiza umunyabyaha nk'uwo. Abantu benshi
bagerageza inzira yose ishoboka yo kwikiza, ariko birangira batsinzwe kubera ko umuntu ni umunyantege nke. Ni kenshi wagiye ugerageza kureka ibintu ariko bikakunanira. Wagiyemo wenyine, ntabwo Yesu mwajyanye. Ntabwo wahaye Yesu umwanya ngo akore, ahubwo wowe wagiyemo ubwawe maze uratsindwa. Tugeze kukagenga ukavuga ngo impamvu yo gutsindwa kenshi. Ibigeragezo byerekeye ipfa bifite ubushobozi ku buryo ushobora kubitsinda wenyine. Ushobora kubitsinda wenyine ari uwikize mu gufashwa n'Imana. Nyamara Imana dusezeraniye ko hamwe n'ikitugerageza cyose izagaragaza uburyo bwo kubisohokamo. None se ni kuki abantu benshi ubwabo bananirwa gutsinda? Ni kubwo kudashyira ibyiringiro byabo mu Mana. Ntabwo bunguka uburyo bwabashyizwe imbere kubw'agakiza kabo, maze impamvu z'urwitwazo batanga zikaba kunezeza ipfa ribi nta buremere na buke zifite mu maso y'Imana. Impamvu dutsindwa tugakomeza gushyira imbere impamvu zo gukomeza gukora ibyaha kwacu ni uko tutigeze twiyegurira Imana ngo ibyo byatunaniye tubishyire mu biganza by'Imana. Uwiteka yiteguye kudufasha no kudukiza. Nta mpamvu n'imwe yo gukora twenyine. Oya, Uwiteka arahari ngo akore maze dukire. Tugeze ku kagengo kavuga ngo umuti umwe rukumbi. Buri wese wihatira kuva mu mibereho y'icyaha byerekeza mu mibereho yo kwera, imbaraga ihindura iboneka muri Kristo Yesu we zina rizima ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Umuntu nagirira inyota ibyiringiro kandi akaba yifuza kubaturwa ku cyaha, ubwo yaravuze ati naza aho ndi maze anywe. Ubuntu bwe n'imbaraga ze nibyo miti ivura ikibi. Niba hari icyaha cyakubasa, nta wundi muti ni Yesu Kristo we gukiranuka kwacu. Nta nzara n'imwe wakoresha wowe ubwawe ngo wikize. Abagiye bagerageza iyo nzira bose, wowe ubwawe utekereza, bagiye batsindwa. Ngubu ubutumwa bugenewe ab'iki gihe, ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe, Kristo gukiranuka kwacu, ingingo imira izindi zose. Niba ufite ikibazo, gishyire Yesu. Niba warananiwe ukaba udashobora kureka icyaha ubwawe, kandi niko bimeze, ibyo biterura ubishyire Yesu. Warabishoboye, niwe wabipfiriye. Wowe nta kintu na kimwe wakora ngo wikize. Nanjye ubwanjye ntabwo nakwikiza. Ubwo noneho urumva ko impamvu wagiye utsindwa, wagerageje ibintu kenshi ugatsindwa, ni uko wagendaga Yesu mutari kumwe. Yesu umushyira imbere, hanyuma aba ari we ukuyobora kandi aguha imbaraga zo gutsinda. Ibyemezo byiza bishingiye ku mbaraga zacu bwite nta gaciro namba. Ntabwo bizabasha gutsinda akamenyero kabi. Ntabwo tuzagera aho tuba birinda muri byose, igihe cyose umutima wacu udahinduwe n'ubuntu bw'Imana. Ntibyadushobokera kurindwa icyaha n'akanya na gato. Igikwiriye ni ukwishingikiriza ku Mana gusa. Hari abantu benshi ibibazo birenga, bakihuta cyane bajya kureba padiri na pasiteri. Abo nabo ni abo kugirirwa impuhwe. Bakeneye Kristo kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Ariko ni gute umuntu abasha gukiza undi muntu? Ibyo ntibishoboka uretse Imana yonyine yabikoze kandi uyu munsi ikibikora.
ubugorozi nyakuri buhera ku kwera k'umutima. Ntituzabasha gukiza abaguye keretse gusa ubuntu bwa Kristo butugobotse kugira ngo buhindure imico, kandi ubwo nibwo imitima izazanwa kugirana isano ikomeye n'Imana. Ntacyo tubasha gukora tudafite Yesu Kristo. Imibereho yacu nihinduka ikabisanga n'ingoyi na Kristo, nibwo imitima itentebutse izabasha gukira kandi izakira ukuri kuzayibatura. Iyo mitima yemerwa imbere y'Imana. Ariko mbere yuko tujya kubwira abandi, nitubanze twibwire, dusabe Imana iduhugure natwe kugira ngo tubone ibyo tujya kubwira abandi. Kristo kubwo kumvira itegeko ry'Imana kwe yahaye abantu bose urugero. Kubwo gufashwa n'imbaraga ye, tuyobowe n'inyigisho ze, tuzabaho nk'uko we ubwe yabayeho. Niba tuyobowe na Kristo, ntabwo tuzabaho ubuzima butandukanye n'ubwe. Tuzabaho ubuzima bumeze nk'ubwe. Ni ngombwa kugira kumvira kuboneye. Kugira ngo dukorere abaguye umurimo ukwiriye, tugomba kubanza gushyira mu gaciro ibisabwa n'amategeko y'Imana no gukenera kwihwanya nayo. Dushyira ahagaragara itandukaniro ridakebakeba hagati y'abakorera Imana, hagati y'ukorera Imana n'ujya kure yayo. Imana ni urukundo, ariko ntibasha kwihanganira kutumvira ku bushake amategeko yayo. Nta n'umwe uzarokoka ingaruka nk'izi. Imana ntigomba kubahisha abatayubahisha. Imana ntigomba kubahisha abatayubahisha. Imico yacu muri iyi si niyiranga aho tuzaba hiteka ryose. Tuzasarura ibyo tuzaba twarabibye. Ingaruka izakurikiza. Impamvu nta kabuza. Tugeze ku kagingo kavuga ngo kwera kwa Kristo kutwiringiza kunesha. Yesu yishyizeho ubuhanya bwacu kandi yabayeho ari umuziranenge kugira ngo aheshe umuntu gutsinda kudashidikanywa. Nubwo ari umunyantege nke, yaje hano ku isi kugira ngo aduhindure abasangiye kamere n'Imana, kandi imibereho ye ni urugero rw'uko iyo ubumuntu bwomatanye n'ubumana hatabaho gucumura. Umuntu ni umunyantege nke, ariko iyo ubumuntu bwomatanye n'ubumana, umuntu ntashobora gucumura. Kristo yifuza ko we nanjye tugera ikirenge mu cye, kandi dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ntacyo tubasha gukora tutamufite. Haranditswe ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Kwitondera amategeko y'Imana utarakunda Yesu ni ikintu kidashoboka. Mbere yuko witondera amategeko y'Imana, banza ukunde Yesu, maze Yesu nabe inshuti yawe, uzanamwumvira mu byo agutegeka byose. Impamvu abantu bavanga amategeko y'Imana arakomera ni uko batarakunda Yesu, ahubwo bikunda bo ubwabo. Kristo yanesheje kugira ngo yereke umuntu ko nawe ashobora kunesha. Yahanganye n'ibigeragezo byose bya Satani yitwaje ijambo ry'Imana, kandi nanone kwishingikiriza ku masezerano y'Imana nibyo byamushoboje kumvira amategeko. Bityo umushukanyi ntacyo yabashije kumukoraho. Igihe cyose yageragezwaga yaramusubizaga ati handitswe ngo. Rero dushobora gutsinda kubw'ijambo ry'Imana
twagabiwe amasezerano akomeye kandi ahebuje, kugira ngo kubwe duhinduke abafatanije nawe kamere y'Imana, duhunga kononekara kuri mu isi kubwo kwifuza. Ugeragezwa ntareke gutinda ku byamubayeho, ku ntege nke ze cyangwa ku bukana bw'igishuko, ahubwo atinde ku ijambo ry'Imana. Imbaraga zose z'iryo jambo ni izacu. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wawe, niko umunyezaburi avuga, kugira ngo ntagucumuraho. Nirinde inzira z'abanyarugomo. Zaburi 119 umurongo wa 11 ndetse na Zaburi ya 17 umurongo wa 4. Tugeze ku kanya kavuga ngo mukomatana na Kristo binyuze mu masengesho. Mwihanganisha abanyabyaha, mubereke Imana mu masengesho yanyu. Mu bibigeragezo bibujije amahwemo, umugabane munini bacishijwe bugufi maze kandi bafite icyifuzo cyo kwegera Imana, ariko bibagoye. Ariko icyo gitekerezo bagitewemo n'umwanzi igihe bacumuraga, maze ntibongere guhangara gusenga. Babwire ko ubu noneho ari cyo gihe cyo kubikora. Bashobora kumva bagayitse cyane kandi ubwabo bafite ipfunwe, ariko baramutse batuye ibyaha byabo, ukiranuka kandi w'umunyakuri azabababarira kandi abezeho gukiranirwa kose. Nta kigaragara ko cyoroheje cyane, kandi nk'uko cyaba ikidashoboka cyane, iby'umutima wiyumvamwo kutishobora kandi wirunduriye mu buryo bwuzuye ibyabaye kuri Yesu Kristo, kubwo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, kubwo kwizera kuboneka kwe. Urushije abandi kuba umunyantege nke cyane ashobora kwegera Umukiza, maze agafata ikiganza cye kitazigera kimurekura. Nshuti bavandimwe na bashiki banjye, Kristo gukiranuka kwe niyo ngingo yonyine yatubashisha gutsinda icyaha no kukigendera kure. Inzira yose umwana w'umuntu azagerageza ntabwo izigera ishoboka. Azaba arimo arakora mu gitekerezo cy'isezerano rya kera, aho umuntu we ubwe afata icyemezo cyo kwikiza akareka Yesu. Nakore mu gitekerezo cy'isezerano rishya, aho umuntu ashyira Yesu imbere, Yesu akaba ari we ukiza. Umunyabyaha nta shingiro na rike afite ryo kwikiza. Rero nshoje mbifuriza kandi mbakangurira kuyoboka Imana ndetse n'ijambo ryayo. Ibibagerageza byose nibagoye, ingeso zitaracika muri mwebwe, nanjye ntikuyemo, tuzishyira imbere y'Imana. Imana yo ubwayo ifite umuti, kandi umuti nta wundi ni amaraso y'i Karuvari. Wigira ubwoba, Yesu ntabwo ari igikoko ngo arakurya. Ariko ndabizi neza ko bitoroshye, kuko icyaha kiraryoha. Icyaha kiraryoha kukireka, bisaba indi mbaraga ikuremamo urwango rwo kwanga icyaha. Iyo mbaraga rero nta mwana w'umuntu wayiremamo, ahubwo Kristo niwe uyirema mu muntu, maze urwango rukavuka, umunyabyaha akanga icyaha. Rero wowe uteze amatwi icyigisho, ndaguhamagarira kwiyunga n'Imana. Ushaka amasezerano yayo mu byanditswe byera arimo, kandi ntutinye, kuko Uwiteka yiteguye kugukiza icyakunaniye cyose. Reka ibyo ari byo bibaho mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Mana ishobora byose,
urakoze kubw'ijambo ryawe ritambutse. Reka kubwo kuyoborwa nawe rigira umumaro mu bazarikurikira. Jyewe icyubahiro cyanjye gishyirwe hasi, ahubwo hererezwe icyawe. Ndinginga cyane ngo ababaswe n'ingeso nyinshi batabasha kwikiza, ubasange ubakize kuko ari ubishoboye. Ibyo ni byo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.